mu rusengero imbere mu bayobozi. Yego. Inyereka abayobozi uko bameze. Inyereka ukuntu bameze, nkabona nyine bimereye nk'ibikureti. Marayika akambwira ati ibi ni ibikureti, bari ibicuba byuzuye amata ariko noneho bahindutse nk'ibikureti by'amakaziye nabyo byashizemo amacupa. Noneho agahengeka igikureti cy'igikaziye akakicaraho nkabona kiramenetse. Niyo mpamvu iyo butike ihombye wa wundi wacuruzaga n'udusigayemo aradufata akaturanguza abandi bagifite ibicuruzwa kuko we byashize. Kuko we byashize. Inzu yariye ayishyira ku isoko, iyo adashoboye kuba yayigurisha arayikodesha. Yego. Ariko abenshi baba bari muri kredi bagahita bateza cyamunara. Irambwira ngo izi nsengero zigiye gutezwa cyamunara. Icyo nicyo kimenyetso cyamunara. Bigiye kugurishwa neza neza, bagiye gushyira ku isoko bigurishwe. Anyereka abadafite intoki bagura izi nzoga zipfundikiye, cyane ziriya nzoga zirimo ibintu bita ibyuma. Ibyuma? Ni ibintu bita ni inzoga bita icyuma. Zino z'ibirahure zino zica abantu, zino z'ibyuma. Nkabona biteretse mu cyumba cyabo cy'umuyobozi ndetse n'umudiyakoni. Nkabona ziteretseyo, ikambwira ngo uyu nguyu azakuyobora winjire muri ruriya rusengero ukoreremo umurimo. Ubwo irangije imvana mu ngo z'abaturanyi duturanye, nyine nakomeza kubana nabo nkaba nakwinjira neza ndani mu itorero. Ibyo byuma wabonye se bari kunywa abo ba Kristo n'abo bayobozi bari babiserivwe nande? Ntabwo Imana yakuretse umuntu wari waje guseriva ibyo byuma muri urwo rusengero, izo nzoga. Narabibwiwe narabibonye, Mana Dawidi nawe yarabivuze ati narakubonye narakubwiwe, Mana gukorera Imana nibwo bwenge, kubaha Imana nibwo bwenge. Haleluya haleluya, kuva mu byaha niko kujijuka, senga Imana uyititirize, wowe guma mu byayo, ibyawe ibirimo kubaha Imana. Mbahaye ikaze mwebwe mudukurikira mu biganiro tugenda tubagezaho, wowe uri mu Rwanda nawe utari mu Rwanda, turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro. Dusuhuje abantu bari muri diaspora, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari muri Kongo, abari Uganda, Kenya, Afrika y'Epfo n'ibindi bihugu bigenda bidukurikira. Abarundi tubahaye iyambu rwose, Imana ibahe umugisha. Ndi kumwe n'umubyeyi kuri kamera uvuga ubutumwa bwiza Imana yagiye imutuma kugira ngo aburire amahanga yose nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Mubyeyi uraho neza? Muraho neza namwe. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe iteka ryose. Ndagira ngo rero usuhuze abakunzi bawe bagukurikira ku Mwanzuro TV, ubundi dutangire n'ikiganiro cyacu. Turabashuhuje mwese abadukurikira kuri iyi channel yitwa Umwanzuro TV. Tubifurije amahoro aturuka mu gihugu cyo mu ijuru. Tubifurije kubana n'Imana ibihe byose. Iyi channel Umwanzuro TV ni channel y'uyu mubyeyi, ariko Imana yamuhaye kugira ngo azajye ayinyuzaho ubutumwa bwiza Imana yamutumye kugira ngo bugere ku bantu bose. Mu kiganiro aherutse gukora, abantu baje muri komanteri bamwandikira yuko rwose yambaye neza, ngo asa neza, ngari naturere. Menya abantu bakunda ibintu bya naturere, banavuga ukuntu rwose ngusa neza, ngariko akantu k'igitambaro ngo ari bagateza ukuntu ngo kutari kwiza. Niba hari uburyo mutega ibitambaro, nge ntago mbizi, ubwo bizaba mama, kuko nabandi ba mama muri rusange ubwo baguhuguraga, ariko ntibavugaga yuko ari bibi, ahubwo bavuga ngo utega intego ngo yindi ukuntu usinya. Ndabona rero waje wahinduye, kuko nubundi message ni nziza. Mu kiganiro muzajye muduha message kugira ngo amenye n'uburyo hari utuntu ashobora kugenda akosora, kandi tutagize icyo dutwaye mu kiganiro, kugira ngo ikiganiro kigende neza. Ndagira ngo rero dutangirire ku butumwa n'ubundi Imana yaguhaye uzanye, kugira ngo ubwire abakunzi bo musaraba cyangwa se ubwire amatorero. Murakoze. Reka dutangire dusenga Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Yego.
data wa twese urera kandi urakiranuka, uri Uwiteka, iryo ni ryo zina ryawe mu isi no mu ijuru, nta yindi mana data wa twese uri mu ijuru, ni weho mana, ni ukuri uriho kandi wahozeho. Uhoraho mana yacu rero turagushimye isaha nziza nk'iyi ngiyi, turagushimye ko wongeye kutwemerera kwicara hano kuri iyi cano, turagushimye ko watwemereye mwami Imana kugira ngo Uwiteka ijambo ryawe utunyuzamo tubashe kurigeza ku babasha kuryumva, kugira ngo mwami Imana babashe kumva no kumvira. Ndasenze rero nsengera abankurikira bose mbasabira umugisha wo mu gihugu cyo mu ijuru, kandi nsenze mwami Imana ngira ngo ubahe kumva no kumvira ndetse no kugendera imbere yawe, nanjye ugiye kubagezaho ubutumwa wamaye, ume data wa twese kujya numva kandi numvire, umbwire nanjye mbashe kubwira abandi. Urakoze urakarama rero, byose ni mu izina ryawe nsenze nizeye Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Ndagira ngo dutangirire ku butumwa Imana yaguhaye, ubwira abantu. Ndagira ngo kugira ngo ahari tubutangire neza, utangirire kuri kondisiyo Imana yaguhaye, kuko ari ukuntu Imana iha umuntu ubutumwa ariko ikamuha na kondisiyo, ikamuha ngo akondisoke, ikamuha ngo ibi nudakora ibi, nudakora ibi, nudakora ibi. Ndagira ngo tubanze duhereraho noneho duhita dukomerezaho n'ubutumwa. Imana yakubwiye ngo iki? Imana njyewe imaze igihe kinini ingenderera, ikanjyana mu matorero y'iyi minsi, ariko hari itorero cyane ikunda kunjyanamo kuko njya kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye. Niryo torero nakandagijemo bwa mbere ikirenge, niryo torero risa nk'iryandeze, nubwo wenda narikuriyemo cyane ngo ndihamemo, ariko niryo torero nakiriyemo Yesu Kristo nk'umukiza mu bugingo bwanjye, n'umuyobozi unyobora mu rugendo ndimo muri iyi si. Kuko natangiye nyine nsengerayo, nsengana n'abanyamasengesho mu magurupe, ariko rirandera rwose ndanarikunda. Iryo torero rero ikunda kunjyanayo, no mu kiganiro cy'ubushize nari nabivuze ariko sinarivuga izina. N'uyu munsi niba ari ngombwa wenda narivuga simbizi. Iryo torero niba ari ngombwa wenda ndivuze. Nagira ngo twere kurivuga, kuko ubwo urumva hari abantu benshi basengera muri iryo torero, kandi niba Imana yakweretse ibintu, kereka niba ari byiza, yakweretse ibyiza muri iryo torero, ntago ari byiza. Ndumva rero utarivuga, kubera ko hari abantu bahasengera bashobora guhita bacikayo, ariko nanone bagacikayo weho bakazagutwara yuko wagumuye, wakoze icyaha ngo cyo kugumura no kubuza abantu ngo kujya muri iryo torero, cyangwa niba ari urusengero, muri urwo rusengero. Ndagira ngo ahubwo uze kuvuga ubutumwa duse nk'ababugenera n'andi matorero yandi, none ahubwo tugende duvugamo iby'Imana yakubwiye nka akondisoke, n'uwo muntu ntanabibona muri iryo torero azagira amakenga we yijyane ntawe umujyanye. Ntabwo Imana yambwiye ngo bave mu matorero, yego, nta nubwo Imana yambwiye ngo basohoke mu nsengero, ahubwo Imana yambwiye ngo buri muntu ku giti cye niyubaha Imana, atarebye ubuyobozi bumuyobora imbere mu itorero. Imana yambwiye ngo mbwire abantu ngo buri muntu nagira uko abana n'Imana ye ku giti cye, atarebye abayobozi bari mu matorero y'iyi minsi, kuko abayobozi b'amatorero b'iyi minsi barajya mu buyobozi ari nka bizinesi binjiyemo. Buri wese ashaka indamu ye ngo ayikuremo, ntabwo agenda agiye gukuza za nama ntoya, oya, ahubwo aragenda ashaka kuzinyunyuza. Ubwo rero Imana yambwiye ngo buri wese nagire uko ayubaha muri iyi minsi yo muri iki gihe, kuko yangendereye injyana mu itorero, kuko njye nkunda kuririmba, nkunda kuririmba cyane. Uri umuhanzi, ubu ni umuhanzikazi, uri umuhanzikazi. Nshobora kuba ndi umuhanzikazi, ariko sindasohora indirimbo zanjye ngo zijye ahagaragara, ariko ndazifite. Uri umuhanzi ukiri mu ruhisho rwa Kristo. Ubwo rero kuko kuririmba ari impano imbamo, numvaga nshaka kujya nko muri korari, Imana ikanjyana muri korari aho ngaho mu rusengero ikanyereka. Ariko ubwo itaranjyana mu rusengero ndani, yahereye muri karitsiye aho dutuye, mu bantu basengera muri urwo rusengero, ikajya inyinjiza mu rugo rw'umukristu
usengera muri iryo torero, yego, ikanyereka ibintu akora. ati dore runaka, uyu si umuririmbyi ushaka ko mufatanya umurimo, ikanyinjiza mu cyumba mwiyerekwa, nkabona iwe hari inzoga, nkabona ufite urutoki burya yengera mu cyumba mu nzu agatara ibitoki akenga agashyiramo imbetezi akinywera akagwa. Irabinyereka nyine ndabazi, sinabavugira hano ariko ndabazi runaka na runaka banywa inzoga kandi basengera mu itorero ryiza riyoborwa n'umwuka wera ndetse ari n'abayobozi imbere, ndabazi. Ikanyereka abadafite intoki bagura izi nzoga zipfundikiye, cyane ziriya nzoga zirimo ibintu bita ibyuma. Ibyuma ni ibintu bita ni inzoga bita icyuma, zino z'ibirahure, zino zica abantu, zino z'ibyuma. Nkabona biteretse mu cyumba cyabo cy'umuyobozi ndetse ari n'umudiyakoni, nkabona ziteretseyo, ikambwira ngo uyu nguyu azakuyobora winjire muri ruriya rusengero ukoreremo umurimo. Ubwo irangije imvana mu ngo z'abaturanyi duturanye, nyine nakomeza kubana nabo nkaba nakwinjira neza ndani mu itorero, injyana mu rusengero imbere mu bayobozi. Yego, inyereka abayobozi uko bameze, inyereka ukuntu bameze, nkabona nyine bimereye nk'ibikureti. Marayika akambwira ati ibi ni ibikureti, bari ibicuba byuzuye amata ariko noneho bahindutse nk'ibikureti by'amakaziye nabyo byashizemo amacupa. Noneho agahengeka igikureti cy'igikazi akacyicaraho, nkabona kiramenetse. Arambwira ati uko ureba kiriya gikureti nyihengetse nkacyicaraho kikameneka, niko nabo mu mitima yabo nta kintu kibereyemo. Arambwira ati buriya ubundi urusengero rwiza nishimira ni umutima w'umuntu. Uko rero nicariye kiriya gikureti kikaziye kikameneka, niko mu mitima yabo nta kintu namba kibereyemo. yego, Arongera nyine arambwira, arambaza ati se urabona wahakorera umurimo? Ndavuga ni hoya. Arambwira ati rero ujye uburira abo musengana cya gihe mwiherereye, ubabwira uti ubaha Imana. Bamwe narabibabwiye nyine barabizi, hari abamama benshi twasenganaga, hari abagabo nkabibabwira, nkabwira ni mwe kureba bariya abantu mwumva muvuga gutyo ngo nibakijijwe, ni mwubaha Imana ku giti cyabo. Ibyo byose rero Imana nyine yagiye ibinyereka. Ni itorero rimwe yanjyanyemo, ariko n'ayandi nyine ubwo ibigira ngo ubwo nayo ifite gahunda yo kuzakujyana, ibigira ngo n'undi uri mu rindi torero yumvireho, kugira ngo atagendera kuri wa muyobozi ngo arebe ibyo akora, hanyuma narebe ibyo akora bimugushe. Nakomeze yumvire ijambo ry'Imana, ayoborwe na Bibiliya, ubundi asenga Imana ubudasiba, ikomeze imwiyoborere. Yego. None muri ako kanya ibikwereka se, hari abantu waba uzi wagiye ubonamo? Hari abo uzi bisanzwe guhera muri karitsiye aho dutuye nyine, abaturanyi ndabazi nyine, urugo yagiye inyinjizamo ikamvana mu rundi, ikamvana mu rundi, ndabazi n'amazina, n'ababinywa niba ari umugabo ubinywa mu rugo ndabizi, yarabimbwiraga, niba ari umugore nyine wifashe nabi ikabimbwira. Kuko buriya mu rugo hari ukuntu umuntu umwe akizwa undi ntakizwe, hakaba n'ubwo bose bajya muri uwo mujyo, cyangwa se bose bagakizwa, bose bagakizwa cyangwa se ntibakizwe. Abo bose ndabazi nyine n'ingo n'aho batuye. Noneho imbere mu buyobozi mu rusengero nabo ndabazi. Ubwo muri urwo rusengero muri urwo rusengero ndabazi, n'amazina yarabambwiraga nyine, ikamufata ikambwira ngo uyu uramuzi? Ni ngo akora iki? Nakora ibi n'ibi. Ngo ngaho reba, ati ngaho reba turabona ibyo akora. Noneho irangije ubwo nyine ibimenyetso yagiye ima bimwe ndetse nagiye mbibona. Irambwira ngo ikimenyetso kindi nkuhaye, ibi wita amatorero, izi nsengero zabo bubatse zigiye kujya ku masoko, bazigurishe aba baririmbyi ureba ushaka kujya kwifatanya nabo ngo muririmbe. N'aya mayiniforome baguze bahibibikana babiri icyuye, agiye kubapfira ubusa, ababera imfabusa, abajya gucuruza bayacuruzanye. Nibagurisha urusengero, korali zakoreraga muri urwo rusengero, n'ibyuma byari birimo, n'abakristo bahasengeraga, urumva bazatatana, kuko ntabwo bazaba bakiri kuri urwo rusengero. Bazajya buri muntu azaca inzira yajya gushaka ahandi hantu bitewe n'urusengero yiyumvamo, ubwo aba ariyajya.
za niforome zibe zipfuye urumva ni nifomo ihita ita agaciro. irongera irambwira ngo iyo muri iyi minsi isigaye ireba amatorero nyine iryo torero ryari itorero ryiza ry'umwuka wera riyoborwa n'umwuka wera, ariko noneho ngo iyo ireba abantu basengeramo ibona ari nk'umuntu wicaye muri butike. Ingereranyiriza nka butike nyine umuntu ukuntu apanga butike akicaramo kuko akarangura agashyiramo akicara agacuruza inyereka nyine abayobozi agashyiraho ukuntu yiba niba ukuntu yunguka uko yiba kugira yunguke mbese business arakwereka ibi ngibi bisigaye bimeze nka butike ipanze. Niyo mpamvu iyo butike ihombye wa wundi wacuruzaga n'udusigayemo aradufata akaturanguza abandi bagifite ibicuruzwa kuko we byashize inzu iyo ariye ayishyira ku isoko, iyo adashoboye kuba yayigurisha arayikodesha. Yego, ariko abenshi baba bari muri keredi bagahita bateza cyamunara. Irambwira ngo izi nsengero zigiye gutezwa cyamunara, icyo nicyo kimenyetso cyamunara bigiye kugurishwa neza bagiye gushyira ku isoko bigurishwe. N'aya mayiniforome agiye kujya mu masoko, abayacuruza bayacuruze, abayahingana bayahingane. Nuko nyine inyereka ibyo bintu irambwira ngo uzabibona. None se hari ikintu ntekereje, niba insengero zimaze kuba nka butiki, umukristo yaza guhahiramo bakamugavura cyangwa se bagashaka kumwiba, bamuha inusu ituzuye y'umunyu, bamuha inusu ituzuye y'isukari. Nyine ubwo bumve ko itorero ryagereranyije na butike. Ubwo ntabwo tuvuga n'itorero, ntabwo tuvuga itorero urwo rusengero Imana yakweretse, urwo rusengero reka tubyite urusengero, kuko itorero ngo ni rya Kristo ngo riri mu ibanga. Reka tuvuge urwo rusengero. Niba mu rusengero umukristo yazaga kuhakirira no kuhavoma ubwiza bw'Imana, ahubwo yaza akaza kuvomamo iyo nusu y'umuceri ituzuye, uko kumwiba kugira ngo nyiri butike aho yunguke, ariko yunguke yibye. Izi nsengero nizimara gutezwa cyamunara, aba bakristo bagatatana, niho hahandi Imana yakubwiye ngo umuntu arinde urusengero rwe rwo mu mutima. Niho hahandi nyine Imana yambwiye ngo buri wese nagire ukuntu abana nayo. Yego, kuko urusengero rwiza Kristo yishimira ni umutima w'umuntu. Buri wese rero nagira ukuntu abana n'Imana muri ibi bihe biruhije, atarebye kuri mugenzi we, asenge by'ukuri, atarebye hahandi twitaga aderese. Ubundi buriya urusengero rwatuberaga aderese, na aderese y'umuntu. Ariko noneho buriya niba ushaka aderese, genda nyine muri aderese yawe, ariko utitaye undi urimo gushaka aderese. Yego, weho ugende neza, uzi ikikujyanye. Yego, ubwo bivuze ngo umuntu agomba gusega bivuze ngo umuntu agomba gusenga Imana ye ku giti cye, akamenyana n'Imana yo mu ijuru nyine, bakabana, akamenya ibihe babanyemo, akamenya kuyambaza, akamenya kuyihamagara, akamenya kwihana ibyaha, akamenya guca bugufi, akamenya kugendana nayo, akamenya igitsure cy'Imana, akamenya aho yakoseje, agasaba Imana imbabazi kugira ngo imubabarire, akagira uko yikiranura n'Imana ye. Bivuge ngo ntabwo ugomba gushaka icyambu kikugeza ku wundi muntu baho tugeze, ni wewe ugomba kuba icyambu kigera ku Mana. Mbese niko bimeze muri iyi minsi. Buri wese none ba mami na ba dadi ba poso bacu bo mu rusengero baduhetse nk'ababyeyi ba dadi badusimbiza, biragenda bite ko baba biragenda bite? Murabareka nyine bakomeze bitwe mami, bitwe dadi, bitwa ponso, bakomeze nyine bitwe ko babasimbiza, ariko umenye uko agusimbiza.
niwumve kwa kundi wumvaga ari we uguhetse ajishe ukumva ko ari we muntu ubereye mu mugongo ugomba kukugeza ku musaraba. Atansiyo, aho hantu uhitondere. Aho hantu uhitondere kuko ushobora gukurikira ibyo akora akakugusha mu rwobo rwabaye. Ashobora kujisha ukibwira ko umujisho ukomeye, yajya gusimbuka ahubwo ukamubanza imbere akagutamo mu rwobo, ukaba ari weho ugwa wakigendera. Akarubwo muri rwa rwobo bagasimbuka agakomeza, wiringiye yuko uri mu mugongo umujisho ukomeye, nyamara kumva uri mu mugongo ariko nyir'ukujisha umugongo warabizi kuregetse, ariko we ntabyo uzi. Utabaye maso usigara muri rwa rwobo wagasimbuka akigendera, kuko wararuzi ariko weho ahetse ntabwo urwo rwobo uruzi. Hanyuma we kuko arwiteguye ko ashobora kurugwamo, ararusimbuka weho umujisho kuko ntabwo ubizi ko ruhari. Ubu ni ubutumwa. None se aba bantu batujishije umujisho aho kugira ngo bawujishe ukomere bakaworoshya bakaregeka, nta bugome burimo? Nabo sibo, ni iyi si. Ni iyi si babwira ati mwe gukomeza, iyi si irimo irabaga nta muregeke. Iyi si irabaga nta kinya, utitonda wese arabagwa n'iyi si. Ubwo rero kwiringira ngo runaka arampetse umuyobozi ndi imbere, ugakomeza ukarebera ugaceceka ntiwikiranure n'Imana yawe, ahubwo ukiringira wawe kaguhetse nyine arampetse, kandi nyina ngirayo nkorera deliverance. Komera bigukomerane, reka deliverance nkorera ubwo nyine nuko ufite iyi deliverance nkorera ya mu gitondo, ya nimugoroba, ya saa sita, nje nkumva deliverance yankoreye nta kibazo ndejejwe, kandi kumbi ndi mu mugongo umujisho uroroheje ntabwo ajishije ngakomeze. Ejo yasimbuka nge ngasigara mu rwobo wagasimbuka. Ubwo kugira ngo bibe neza suko nava mu mugongo nkiheka nanjye nkijyana nkimenyera umujisho wanjye. Ibintu byarakomeye ngo n'uwahekwaga uba arigenza, n'uwahekwaga yigenze. Ibintu byakomeye. Niba wari ugitaguza gerageza utere intambwe uburyo ukomere wikwiringira wa wundi, wikwiringira wa wundi. Ibintu byarakomeye. Ubu ngubu amazi isakiri yayandi n'ukoga amagazi. Urumva amazi ntakiri yayandi. Mu bintu byo gusenga nakujenjeka, mu bintu byo kubaha Imana nakujenjeka, weho gira ukuntu bana n'Imana, Imana ikwigenderere nawe ikumenyesha amakuru ariko. Ariko ngo hari abantu Imana ngo baba barigize akanani, noneho Imana nibona ukuntu ibageraho ngo ikabatuma ku wundi muntu. Buriya nyine njyewe nshobora kuba navugana nayo, ariko irakoresha wowe ungereho. None nk'uko ubu nicaye kuri iyi cana urimo kubwira abantu, ndimo ndabwira abantu benshi. Buri wese rero ubu nafate icyerekezo cy'ubuzima bwe na Kristo, ye kujenjekera ubuzima bw'iyi minsi. Ibyo byuma wabonye se bari kunywa abo ba Kristo n'abo bayobozi bari babiserivwe nande? Ntabwo Imana yakoretse umuntu wari waje guseriva ibyo byuma muri urwo rusengero, izo nzoga. Ababinywaga ni mu ngo duturanye abakristo, kwa kundi uvuga uti runaka arakijijwe, ahantu asengera ndumva ariho nasengera. Yego. Noneho kwa kundi rero ukibitekereza ukumva niwe ugiye kugenda ukurikiye. Nyine hanyuma rero Imana nibwo yanjyanye mu iyerekwa, ati reba abo ushaka kwiringira, reba abo ushaka kwiringira ngo bakuyobore ibyo bazakuyoboramo. Ntabwo ari mu rusengero ndani, ahubwo ni mu ngo z'abakristo b'iyi minsi. Ni mu ngo z'abakristo b'iyi minsi niho Imana yanjyanye. Bivuga ngo barazigura bucece cyangwa bakanazituma abandi bantu wenda ku giti cyabo gutya bakazinywera mu nzu, ubwo babyita buturi. Kandi barangiza ejo bajya mu rusengero bakahimbaza bakavuga ngo kunywa inzoga ni icyaha. Mwirinde inzoga. Wambwiye yuko ugeze kubaho umuhanzi uhimba indirimbo zawe, nagira ngo nibura uturirimbire kuri chorus y'igitero wahimbaga kugira ngo twumve
n'ubutumwa bwiza Imana yaguhaye muri iyo ndirimbo. wenda naririmba agace gatoya ku ndirimbo yanjye imwe nkunda cyane kuko uko nasengaga ngewe nyitangira gusenga gutya indirimbo ihitiza. Yego. N'ubu ko iyo nangiye gusenga amagambo yo muri Bibiliya azamo indirimbo ngewe. Yego. Ubwo rero iyo ndirimbo iramfasha cyane kandi ndanayikunda. Munsi nzayisohora nibwo abakunzi banjye bazayibona. Duheho agaceregeshwa. Ubundi yitwa kubaha Imana nibwo bwenge. Yego. Ndaririmba igitero kimwe na Rufure. Yego, twagiye. Data wa twese uri mu ijuru, ubura amaso yawe undebe, kugukorera biruta byose. Mana we nawagukoreye wikoreye amaboko, narabibwiwe narabibonye. Mana Dawidi nawe yarabivuze ati narakubonye narakubwiwe. Mana gukorera Imana nibwo bwenge, kubaha Imana nibwo bwenge. Haleluya haleluya, kuva mu byaha niko kujijuka. Senga Imana uyititirize, wowe guma mu byayo ibyawe ibirimo. Kubaha Imana nibwo bwenge. Haleluya haleluya, kuva mu byaha niko kujijuka. Senga Imana uyititirize, wowe guma mu byayo ibyawe birimo. Dakorahi DJ se ubazabasha kuyiplaying indirimbo ko ifite muziki. Agomba kudufita DJ ushyiramo umuziki agashyiramo ibyuma ubundi ugakubitamo ijwi ubundi indirimbo ikagenda ikagira igituza. Yego. Abakunzi bawe bagutera inkunga usohora iyi ndirimbo. Bagutera inkunga ubundi iyi ndirimbo ijyane muri studio yisohore. Iyi ndirimbo yisohore hanze irimo umuziki, irimo ingoma, irimo igituza cy'umuziki, ubundi ukubitemo iryo jwi, ubundi ubutumwa bwiza bw'amamare. Ndabeshya se? Ntago beshya. Turabashimiye mwebwe mwarimo dukurikiye mu biganiro tugenda tubagezaho. Imbere ya kamera muri kumwe n'umumama Imana iba yatumye kugira ngo ababwirize ubutumwa bwiza. Cyewe uri kuri mikoro nitwa Emmy. Naho ubutaha mu bindi biganiro Imana ibarinde. Na wabwira abakunzi bawe ngo Imana ibahe umugisha kandi bumvire ijwi ry'Imana. Kuri Imana ibahe umugisha, ibahe no kunkunda. Yego. Yego kandi. Ibahe no kunkunda. Yego. Naho ubutaha. Yego.